hanyuma si umwanzuro wafashe no kurara muri ntabwo ushaka kujya mu cyumba ntabwo mushiki wawe ufite ugiye umwaziramu ntabwo niga marasi mushiki wawe mwambaye kumusego unyuka kumana nzabura amahoro y'umukozi n'anakorera amahoro genda se ujye kumuha umusego reba muri karindiro biramu hafi n'igitanda wagira ukakimuha ko n'ubundi ari umugore wawe uramwiharika ngo bigende bitegende umuntu unamuraza unamufumba Yes, Anna. Bimeze bite se kumpamagaye? Hari ikibazo cyavutse? Okay, ntacyo. Ni ingaruka mu rugo tuza kubikemura. None se uri ku ruhande nta muntu uri kumva? Uri wenyine? Okay. Ana rero buriya hari ikintu wambwiye numva ngizemo amakenga ndanikanga. Umbaza ibya Ange umbwira ko asa ngo na Clarisse. Ese ni Clarisse uwe? Nakubwiye ko nzi Clarisse, nzi ba Clarisse babiri. Nakubwiye ko nzi Clarisse wa Murambi hariya Igitarama, hari anigeze gukorera igihe kirekire, na Clarisse utuye mu Gatsata. Abo nibo ba Clarisse babiri nzi. Hari Clarisse w'inzobe cyane na Clarisse ujya kwirabura mukuntu. Niwe murango babiri. Clarisse w'inzobe w'imuhanga nyine. Ngo mpa amakuru neza rero. Nese Clarisse wari umuzi neza? None se yaguhamagayeho? Mwari musanzwe muziranye se? Okay. Sasa rero. Oya urumva impamvu ngize izo mpunge nyine nta bintu birenze Anna, nta bintu birenze. Okay, reka ngo sabe ikintu kimwe. Kandi ubikore bucece, ubikora n'ubwenge, umenyere amakuru ya Clarisse. Umenyere neza ahantu aba. Ibyo njye binkore nka sister, ubikore. Oya Anna, wimbaza byinshi nzakubwira twitonze ariko nta kibazo. Gusa fata ko Clarisse w'imuhanga we tuziranye kandi twari tuziranye kandi byimbitse. Ntabwo nabikeka neza ko nabyumvishije, nta nubwo ari gukeka nanjye nabyumvishije, mbibwirwa n'umuntu ariko sinzi neza niba ari byo. Gusa nawe ntabwo yabeshya, nicyo kibyihishe inyuma, ariko ndakwinginze bikore nk'umuntu wanjye, nka sister, mbese unyimane umenyera amakuru yiwe byose. Sister, urakoze cyane. Ninakupenda sana unajua. Okay. Ubwo ibindi rero tubaza kwivugana nimugoroba ntashye. Umeze neza ko ntabwo mwongeye nta kibazo? Okay. No biragenda biza, erega nuko niryafuhe nawe urabizi, ariko biragenda biza nta kibazo. Nzi ko araza kubyemera ntugire ikibazo. Sawa sawa, urakoze. Umunsi mwiza.
dada ndagukunda. urambwiye ngo nimva gucuruza ngo usanga ahangaha uruhakora iki? Ma hari ikintu gikomeye nshaka ko tuganira. Ngaho nkuteze amatwi. Ma urabona ibintu byose twirirwamo, inzira twaciyemo, ngahiza abapfumu, ngahiki hirya no hino pe. Nje nafashe icyemezo. Nshaka kujya kureba Lucas nkamwiyereka. Siba ngaho ndebera kandi nkuko se ukwatiye iki. Dori gicucu gusa. Ma ubwo wowe kunkubita byari birimo. Ngiye kugenda. Urabona ndimo ndakora iki? Urabona ndi kwiyambika gutya nkajya gucuruza hariya. Nemera nirwa nirukanka hano. Umva iyi quartier yose bamaze kumenya. Ndi kujyana ibishyimbo, ndajyana ibi, ndajyana ibitonore, ndajyana amashaza, ndajyana inyanya, ndajyana karoti, ndajyana poivron, ibitunguru. Uyu mwanya wose nataye, urabirebye, ureba ngiye gufatisha. None utangiye kuba ngo ugiye kumwiyereka. Uzafatisha ryari koko utambeshye. Kandi nanjye wanyumva sigaye ndyama nkatekereza Lucas. Sigaye ndara mu nzozi za Lucas kera uko twaye tubanye. Yego rwose. Yego utahita kureba wagicucuwe. Yego utahita kureba. Ko Lucas we atagutekereza. Nuko atandeba mbonye yantekereza mbabarira. Mama we, rimwe harya wigeze kumbwira ukuntu wigeze kujya kuri uriya mugore? Yabigenjeje ate? Hafi yo kukubita. Ariko niyeretse Lucas nzi ko twakongera tugakundana kandi ikindi ngiye narabyaye uriya mugore ntabyara. Reka rero nkwereke. Azagutereza abantu baze bagufate muri kariya kazu kawe ubamo. Bahakunigire iyo nzobe yawe ihinduke nkawe. Oya se kandi nawe. None se uriya mugore simwambwe ko ajya mu bapfumu wagira gute? Ibintu byo mu bapfumu twarabyihurire tusigaye twizera Imana yacu. None urananiwe. Strategy nari mfite kugira ngo amenye mwindangiza mwiyereke mbese se naho mufashe umutima we. Urabyanze. Ubihinduye 0. Mandi kuvunika mu mutima cyane. Yego ko mana yo mwijuru. Wavunitse kera. Yicaye mu mutwe Lucas niwe muntu nyicaye. Wavunitse kera, sibyo? Kuki watagutekereza? Uzi yuko azagukunda. None se aho yagusize ntago hazi. Ko nge twabona nge tukabonana. Musanze ahantu ngwera ari kuri bibanza. Yerega namwibwiye nakora igishoboka cyose tugasubirana. Reka none ko yarazi yuko inuza ndi nyina wo yateye inda. Kuki atongeye nibura ngo anagaruka avuga ati reka nze nibura njye kureba mama we mubaze amakuru y'umwana wanjye mubaze ibi hari byo yongeye kureba. Se wa mungane. None na wowe urage ngiye kumwe n'umwereka saka uvuga ati ngiye namaze gushaka afite umugore ni uje gukora iki imbere yanjye. None bigatuma umwana wacu ahita bimenye uriya mugore akaba yamwica. Ese ko twe twabivuyemo we yabivuyemo. Uriya se kari satani yigendera ntabwo none sama uzi ko ari ibyo uzi ko wicara hano uzi ko hari igihe wicara ugatekereza utuntu tw'amafuti za wirukanga niwongere kujya gucuruza nkirankubwiye ibyo urumva bifitiye akamaro jewe bitekereze umuntu utarasubiye inyuma tekereza umuntu uzi yuko bamaze imyaka irenga 20-19 atabyara nahita afatireka ndasubiza amaso inyuma hari umwana nabyaye mu cyaro manga wongera mu bwenge bwinshi rero byihute pe tubishyire mu bikorwa. Fabio aho wundi kuko narebye nsanga ibyo mbwira rimwe na rimwe ari byo ariko nanjye wenda ko gusatira cyane n'urukundo rwa narakwiyamye ibyo bintu by'urukundo narakwiyamye. Yego ariko rero Fabio uretse mubwire ngewe ndabikubwiye sibyo niyemeje kuba ikintu icyo ari cyo cyose wansaba ariko tukabana neza icyo ari cyo cyose. Umuntu arakubwengera umugore w'umugabo sinzi ikintu ushaka. D'accord ndabyemera. Urashaka w'iki ubundi? Narakubwiye ngo ni umugore w'umugabo ukorana n'umugabo byanze bikunze ari ikintu cyakuzanye muri iyi company gituma wisirisimba mu rugo rw'umugabo atanabizi. Ibyo bintu by'urukundo narakwiyamye sinzi ikintu ushakaho ubundi umbaza iki? Hari deni ryawe mfite? Fabio ntacyo mbaza ariko iyo yanzigeretse ndi kubaka ari ndahiguha ariko uzi mu buzima bwaje
Ngira utekereza ko wangura ibintu. Utekereza ko wangura ibyo bintu. Kiri kintu rero Fabiola nakubwira. Gufata nk'akaboko kanjye k'ibumoso. Reba ko ese nakujye. Urabona ko ifi ikunda amazi. Nanjye ni kumukunda. Juma wambabariye ko. Ayo magambo y'ubupfafuka yankura. Ngende umugore wubatse. Urwo rukundo nkuna nk'urw'abasazi utekereza ko byashoboka. Mbaye akaboko kawe k'ibumoso guteze. Warankuye. Fabio, ndabyemera. Ni ikosa ndi gukora. Ku mugore w'umugabo koko. Kari umugabo w'inshuti yanjye. Ariko se Fabio, umutima wanjye ntabwo uri kugundira. Ngerageza no kubyikura mu byahanze pe. Ngira ni koko. Nawe ari njyewe wabigenza ute? Ifi bayikuye mu mazi yahita ipfa. Nanjye ntabwo ufite rero. Uzagenda upfe rero. Uzagenda upfe kuko ibyo wakora byose ntabwo byashoboka. Umugabo wanjye ndamukunda. Buri munsi mbikubwira. Kubera icyo ushaka kumusenyera. Ibyo koko umugabo wawe ukunda Fabio sibyo. Ndabyemera. Kandi nanjye umugabo wanjye ndamukunda. Akugira ngo nta soni ufite. Wamvuyeho. Bande kajo. Jama wanjye. We. Dore biki. Yabaye akugize ati. Umugize ute? Ko ngenda mvunika. Mana. Kiriya gitutu cy'ikigabo wagira cyana nandoze nta nundi mugabo njya ntekereza n'abagerageje kuneta bose ndavanga nicyo kinyicaye. Reba na wundi wari ufite imodoka. Waramwanze kandi nabonaga atangiye kugira ngo akuzamura kugira ngo urashaka uri iriya ngege. Ese urakora umukomisiyoneri ko nta kintu afite wamwihoreye? Nako namureka Marukasi ndamukunda. Ngiye kuziyumvamo undi mugabo byananiye. Na Juma yaragerageje akajya ashaka kunshukisha ubufaranga. Nawe naramwanze. Uzi ko Juma ari kubaka inzu hariya haruguru. Uzi ko nagiye nkaruhukirayo nicaye numva narushye imisozi nayibarishije amaguru hano ndi kugenda ndeba najya kubona nkabona turahuye. Wenda ndakugura n'uducupa tubiri wicare wongere ucura umugambi mushya turakoresha ariko Lucas mubone kuko nta wundi mugabo nshaka. Ako disuzi ko wari umeze nka so. Uzi ko neza mu butwe wanyu wagira ngo muri zero. None se siwe wambyaye. Akoma nawe ubwo se kuki washatse papa ari zero mu mutwe? Nanjye nabibonye nyuma. Aho nyuma. Uravuze ngo ntago wari kumushaka. Ibyo ntabyo mvuze. Wamuretse akiruhukira mu mahoro. Ibyo ngiye byo ntabyo mvuze ni wowe bivuze. Akiruhukira mu mahoro. Ariko nyine ndakureba nkabona kabisa yari ibyaye pe. Muri ibigoryi kujya udatekereza kure. Ubwo Lucas wongere kumukunda ku buryo byatuma uje ugusanga nk'umugabo ufite amafaranga wiyangira kandi uri mwiza. Ko njye na papa turi bigoryi. Urakoze. None ubu icyo umbwiye ni ikihe? Konje nirukanka nca ibiti n'amabuye. Sinkwemereye amacupa abiri sugatekereza neza kugira ngo twige undi mugambi turakoresha. Yazanye. Ese ubundi zanjye zashize. Nta muntu wigeze umera inzoga. Ko nzi yuko ubanza hari hasigaye 3. Mpese haza abashyitsi nkabura kubakira. Wabaye zingahe? Zose ugomba kuzigurira. Zira zavuye mu mutwe wanjye wongera muri gazi yanjye. Nubundi naherutse nkweho tungahe mbona bizirarangiye. Nkwereze kuri butike 5 ugenda utereremo primusi zose ushaka. Cyane rwose. Cyane. Naho ubundi witekereza uriya mugabo. Ntago wagutekereza. Yego uramutekereza uramukunze. Ariko reka turebe strategy nibura wenda agize gutya wenda simbizi ko yahita amenya. Yahita amenya nagiye agahita ambwira ati kuki ubije reka mbese abanza amenye nanjye strategy ko nageze iwe. Kandi mpazi umugore wankunda. Rimwe ndashaka kuzajya kubona twicanye n'umugore twicaye muri salo. Twicare turye tumwe. Aya tungurwa no kubona nicayemo. Nzareba ikintu azahita abwira umugore. Cyane nzareba ikintu azahita abwira umugore we none. Uri mu rugo rwe. Cyane. Mubwire ni we wese ukabivuga. Ndavuga sokere zawe zose kandi umugore wawe ndabizi kumutinya. Yego. None rero nanjye ikiguzi niki? Umwana wanjye nawe mugira umugore wa kabiri. Cyangwa wirukana uyu nguyu utabyara. Yego. Ngiye mfite imigambi myinshi cyane ndi kugenda gutya ndi kugenda ngewe ma ntago nzongera kukuvangira. Guki? Koresha ubwenge bwawe ahubwo ndaza ku ejo nimara gucuruza nzakugura ikesi nishyirara mu cyumba cyawe ku musego. Ujye utoramo ubwenge bwiyongera. Aho uranyemeje. Wa kabiri hoya wa kabiri nanone ntago nshaka kuba umugore wa kabiri.
none se uzi yuko uriya azahita amwirukana gutya gusa uza nyine ugenda utekereza ikintu kizavana uriya mu nzira ntabwo nshaka kuba umugore none ko twarukuye twanze iby'uburozi tutazongera kubikoresha urumva biri bugende bite cyakora ntacyo nibyo ndabyigaho ntacyo ndabyigaho ndashaka kugira ngo nzamwinjiriye ku buryo azicara akahita atekereza ati ye wageze hano ute umugore wanjye ni inshuti yawe gute asange nyine wamaze kubiba uriya mugore nawe mu kanya gato azajya kubona bune namwambariye avuga ati se iyi myenda uyikura muri ibi ngibi by'inyanya ni iyi ntambara izarangira ryari turwana buri munsi ko sawa rero ariko ibyo ngenda bizi kandi bizarangira kandi bizarangira nshaka Lucas pe shaka Lucas we ntago gushaka shaka Lucas wese aragushaka nzakora igishoboka cyose nzamugeraho sawa okay twarangije ibyahangaha njyewe nikomereze gahunda genda reka mbe nitekerezaho nari mfite umuntu ugiye kunyihera imboga ngiye kongera njye kuzijyana umwana wanjye namaze kumubwira ko nanjye navuye muri bino bintu by'inuza byo kuroga uce kuri butike nyine ufata izo primus ngiye kuyashyiraho kuri kode yabo uze ejo bundi ngize gutya ndagiye ncurujeyo nari nabashyiriye ibigori maze kubashyira ibigori shaho uriya mugore yatutse umwana wanjye aramutuka numva ibintu birazamutse numva namufata nkamuniga numva ese umwana yabikubwira ugira ngo ibimbabazi ibyo byo ntibirimo umwana yabikubwira uba wumva abyigira n'amazi ashyushye azayamumena ko dukomeza gutinda ni uko ikibi cyose kigera ku mwuzukuru wawe bitewe nande bitewe nawe wagicucu wowe utabwirwa ngo wumve ngo wabonye umugabo akagutera inda yarangiza akagusiga none ibibazo byose nigiye mukecuru nigiye dore ukwasi nyumvira mama nawe ngo aranyurira ngo ndi igicucu banteye inda di tsinda Lucas yaranandoze nta n'undi mugabo nzabona nta n'uwo njya ncegera kumana kubizi neza kuko washyizeho iherezo ariko urantuka ndabizi iyo ntambara uzajya uyirwana untuke uyirwane niweho uzajya ujyayo uriya mugore ntazongera kumbona iwe nanjye byeri nzajya nziguha wagenda uri mu kayikoni wagenda uri mu kinya umutuke ntaho nzasubira icyo wigira byose kunyorera ngo natwaye inda ndi ikigoryi nka data sha ko yari ikigoryi se we kuki wamushatse ahubwo se kuntera inda ubwo nimba warashatse data ari ikigoryi ubwo nawe wari icyo wabona ari nawe nakurikije kugira abantere inda ariko anyumvisha noneho yawe yankata ijosi ko nzayamwigiraho mwiza mugurire byeri bakubanza icyo akunda izina cy'Imana nakomeje kumva agira ngo hano umushyitsi urimo nshaka kumenya ngo umugize ute wanturiwe umugize ute wamwifatiye ushatse kumufatirana umugabo adahari akubwira ngo akubwira iki banza umbwire banza sobanurira niba ari no kurwana jya ku ruhande Demaye umva madamu we ntabwo umenya ko ngana nazo ntabwo ubona ko ngana nazo okay wese kwere reka gusobanura ukuntu bimeze wanturira uwatwara wese kwere n'igisambo byo kurikira n'igisambo cyo gakubwira wese mubwire urambye cyo gahari afisha byatangira kuri umusego reba n'umusego ukuntu byagenze urajya ndashaka kumenya ngo umugize ute ariko se ndashaka kumenya ngo umugize ute reba niba wa mugabo we ntukeka wigendeye ibi ni ibiki umugize ute Demaye akugeze ati uri muzima yego arakumusha yokerezwa uva wajya cyaranda cyo bakutwa n'inkuba Demaye aguteye ubwoba arakukanze yego ese mbwira sibyo Lucas ari he tuza nk'umurego
zamura umwuka kumva ndetse agakwita kabana n'igatabi wa mugani nanjye ndahurura nakeye aho tubayimbwira mukaza none naza ntahira ambwira ukuntu akugabiza inkerebende nka ziriya umugore mwiza nkawe akagusiga muri iyi nzu wenyine ubundi kuki yaragiye ntambwire ko ngomba kuba nkuri iruhande ariko se ubundi nanjye mubaze wa wundi Demarisa wa wundi nitwana ugasanga bene ukajya nitera mu mata ubundi akukubita uriya mugabo ninde ni muntu ki yakubazaga iki kiguteye ubwoba burya mbonye agukozaho urutoki gusa nkurikije ukuntu nabonye ukunda musaza wanjye do namuvuna umugabo ukorana na Rukasi irangiruza abashaka iki akamuritse ku marembo ntihafunze burakira cyacara hano mu gipangu ndatangiye aho uri hose tubure we Demari, cya kintu nibandi umva ubanza cyasimbutse ntawe uri muri iki gipangu ndakubitira ijambo ubanza ari n'ikibaye bo bahubwo ese ngo cyakorana na Rukasi ariko ni ukora ku buryo tuzamutenga si icyumweru twamuhaye icyumweru ntabwo twakirenza icyumweru kimwe sinzi nabi bizaba bikunze ariko bandi uri kumwavuganye twabirangije bayakwemerera banyemerera by'amatafari 20 ko bayabona 20 kongeraho 13 ibindi 35 bumva bizava he cyari kimwe byose azaba amaze gushya byarangira nacyo byose zabiri ku murongo bizaba byabonetse okay yes ndashyize ko bizaba byakunze imodoka azazizana cyangwa tuzayamugeza oya twabonye ko azazizanira bazipakire bitware donc icyacu ni ukuma amatafari kidengaya akavuga ati ntangaya yakoze ashaka okay ndumva nta kibazo ikindi se Juma uri kumubona gute Juma ubona byitayeho cyane cyangwa njye mbona Juma ni umubosi Juma ni umubosi aza we anyuraho nyine yigendera avuga ati nyine ni umubosi Juma ariko mukorana neza nta kibazo cya Juma nimba atakwinjira mu kazi senga avuga ibintu byinshi uwo muntu nawe nta kibazo kiwe rwose okay burya umuntu akorana kugira ngo amwigere niyo bazanakorana ubona ko nashemo amafaranga menshi nk'inshuti yanjye ariko nawe ntukeza na make ufite hari ubwo tuzayibarana simbizi ariko numubonaho akantu gato katagenda ntuzashidikanye kumbwira oya nabisumva natuma business ho njya mbona business ho ajya nashaka kunyinjira burya kuzi wanjye ntahari burya ntabwo mbikunda Juma se biriya
sinzi nimba ari impamvu yihe ko buriya tu gusa ntekereza ko atahemukira ariko baya ntabwo yagwemukira nabibonye niyo bigambo byinshi nyine abantu bakunda barakwiyemera cyane nyine bagira ngo abantu banababone tu buriya ashobora kuba yatanga amafaranga ikiza cya Juma. Okay. Nawe uhambere nk'umuntu wanjye nk'umuvandimwe nka muramu wanjye urumva natuma bofra niyo ntabwo bishoboka natuma bofra iri imeze nka business yawe reka nanjye nikora nk'iyanjye imeze nka business yawe kuko buriya hari niho ufitemo ubuzima abakunze ndashaka kuza gushingira akantu kawe nkabona nafata ahandi hepfo gatoya umaze kumenyera ibintu by'amatafari n'iki no ku uburyo ureba itafari rigize uburyo nuko ngo ibyo bintu urabishobora umaze kujyamo experience icyo nasaba rero ni ukugumvisha umutima cyane ntongere ikibazo kuri ibyo ngibyo wowe ntongere ikibazo rwose cyane sobari kuguhamagara Yesi Anselme bimeze bitese hari icyo ashaka kuronka wagiyeyo wageze murambi hariya nese wasanze bimeze bite ngo nta kiba mu cyaro yimukiye he za Kigali wamfashe kunya ahantu haba hashize igihe kinini hashize nk'umwaka ndumva n'igihe kinini cyane ufite umwana w'umukobwa ngo afite umwana w'umukobwa ngo imyaka 19 Anseli urabizi n'ibyo biri kumbwira